Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Imana ikomeze ikurinde aho uherereye hose. Abagiye guhaha muhahe muronke, abari mu makuba, mu mage, mu ntambara, mu bigeragezo, namwe Uwiteka abihishurire. Iki kiganiro cyitwa Gospel Talk, ni ibiganiro dukora umunsi ku munsi kugira ngo dukomeze twagure, twigishe, dusabane nk'ingingo za Kristo, nk'abavandimwe bavukira gukura abandi mu makuba, twungurana ubwenge bw'Imana. Rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza, bararikiye kugikurikira tugitangiye kugeza tugisoje kugira ngo dukomeze tuganire. Ushobora kwibaza se Robert agiye kuganira iki? Ndaje reka manze senga Imana hanyuma nze twinjire mu kiganiro tuganira nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Abantu babiri cyangwa batatu iyo bateranye, ikintu kibateranije ari ukuzuza cyangwa se guhamagara Imana iri mu ijuru ikamanuka ikabana nabo, iri mu ijuru irabitaba ikabana nabo. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko waturemeye uyu munsi mwiza ngo tuwishimiremo. Tugushimiye ko wongeye kutwongeza iminsi yo kubaho n'uyu ukawushyiraho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndisengeye ubwanjye, sengeye n'abadukurikiye, ukomeze ubarindisha urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi muri iyi minsi y'imperuka mu buryo bugaragara. Ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka ko bikorwa mu ijuru bikorwe na hano mu isi. Ifunguro ry'ibiryo ridutunga uyu munsi uriduhe, kandi n'iry'umwuka wera uriduhe. Utubabarire gukiranirwa kose n'umugayo wose w'ibyaha n'amafuti n'amakosa n'ibindi byose watubonaho. Utwereshe ukuri ari ryo jambo ryawe, kandi natwe dusabye imbabazi z'ibicumuro yabo twacumuyeho, yaba hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, yaba na offline aho tuba turi tunyura, abo duhemukira, abo tubabaza, abo bose utubabarire kandi nabo batubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Icyo ushaka n'icyo ushima aricyo gikora. Uturinde umubi, uturinde umubi, uturinde Satani udutera koshywa, udutera kuriganywa, udutera gukora ibyangwa n'amaso yawe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo sinzi twizeye kubanye natwe muri iki kiganiro tugitangiye tukagisoza. Amen, amen, amen. Ya muri section comment, joining group de WhatsApp, mudushyigikire mu gikorwa cyo gufasha abababaye, abarwayi, abantu bafite ibibazo by'ubukene bigiye bitandukanye. Donc uburyo bwari bwo bwose tuguhaye ikaze gufatanya natwe uyu murimo. Imana ibahe umugisha. Nje mu kiganiro, ni ikiganiro naraye nyitekerezaho cyandayemo, nyibyukana numva nshaka kuganira. Uti inspiration yacu yavuye he? Ejo nabonye imbuga nkoranyambaga zose zihariwe n'umuntu witwa ngo ni Gitafu. Yari yamaze ukwezi akoze indirimbo y'igishegu. Mwabonye bari kwibyinisha ba Scovia, donc mubona abagore ku munsi w'abagore ejo bundi ku itariki 8 bari kuyibyina za Rubavu, abana ku mashuri bari kuyibyina. None ndangije ndatekereza nk'umukristo, ndavuga ese uyu munsi ninde ukwiye kuturengera? N'abayobozi dukwiye guhamagara bakadutabara. Nabwo njya muri press conference, umuntu witwa Dr. Bitseli Mlangira yakoranye n'itangazamakuru, umwe mu banyamakuru akimubazaho, akimubajijeho ubu nawe bamumereye nabi ku mbuga nkoranyambaga. Uwo Emmy wakibajije abaza se izi ndirimbo donc z'ibishegu zangiza societe tugumye tuzirebere. Nibuka umwe mu banyembaraga b'abahanzi bakomeye batangiye bazana indirimbo z'ibishegu, harimo n'uwitwa Bruce Melody. Mu minsi yashize namubonye kuri pano ahantu runaka hakomeye ngo ari kubariza abanyamakuru ukuntu n'abandi bantu baba social medias influencer bahabwa monetization muri rusange. Ntekereza ukuntu uyu munyamakuru ari we waririmbye ngo saa moya utwinyuma, murabizi, reka tubiganiraho kugira ngo abantu banyumve neza. Ndangije ndavuga ese ninde wo kurengera abantu uko societe iri kwandura? Ni iki kibitera? Ese bo nibo ari aba ba Bruce Melody, ari aba ba Mico the Best, ari aba ba Gitafu, ari n'abandi bose bajya bandika za ndirimbo
z'ibishego. Ese bo nibo? Naho natangiye kwibariza, ndavuga bo nibo. Nibuka mu minsi yashize ikiganiro nakoze mbabwira ko isi itwawe bunyago, iyobowe bunyago. Nivuga kuyoborwa bunyago, nuko hari ibintu bishobora gukorwa abantu bakabona ko ari umuntu wabikoze, kumbi inyuma ye hari imbaraga zimukoresha icyo kintu. Ndashimira umuvugizi wa RIB yasubije neza, aravuga ngo umuntu atanga icyo afite. Imana imumugisha, uriya mugabo afite ukuntu Imana yamuhaye ubwenge, asubiza igisubizo gifasha impande izo arizo zose. Abafite imitekerereze iciriritse babaho, bumva bibagoye, n'abumva bumviye muri standard yo hejuru. Uyu mugabo rero afite ukuntu afite ubwenge, yavuze ati umuntu atanga icyo afite, hanyuma n'uwakira yakira ikimwuzuye. Isi uyu munsi abantu benshi mubona bagenda, bose bagenda mu tuzi, mu mashuri, mu nsengero, mu masitade, ahantu hose mubona bagenda, bagomba kuba bafite imyuka ibiri ibayobora. Utayoborwa n'umwuka w'Imana rurema, Uwiteka ndiho yo mu ijuru, atwawe ayobowe n'umwuka mubi uva kuri Satani, ari wo mwuka umenyesha ikibi n'icyiza. Nubona umuntu akora ukabona afite imbuto z'umwuka wera, afite imirimo y'umwuka wera, atwaye intwaro zose z'umwuka wera, uwo muntu yahisemo kuyoborwa no kuba imbata y'umwuka wera. Hanyuma nubona n'undi muntu akora imirimo, ibikorwa, imbuto, donc ibyo yera byose biyobowe n'icyo wakita imbaraga z'umwijima, kandi akakiransa no muri sosiyete, ukabona n'abandi bantu bacyakiranye izo mbaraga, uwo muntu afite imbaraga y'umwijima imutwaye. Imana ibamugisha, aho tugeze ndumva turi kumvikana. Kabiri, abantu mwirwana intambara muzirwanira aho zidakwiye kurwanirwa, mwisabe ibidashoboka. Ikintu mvuze mu cyumve neza, iminsi turimo ni iminsi y'ubuhanuzi, turi gusohoza ibyanditswe, kandi kugira ngo ibyanditswe bisohore nuko hari abantu bisohoreramo, bikanasohoreraho, bikanaberwaho. Amagambo atatu mvuze sinzi no muyumvishije: bisohoreramo, bisohoreraho, bikanaberwaho cyangwa se bigakorerwaho. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, ariganiriza Timoteyo, aramubwira ati Timoteyo, ndaguhugura, ndabizi ko ejo nzagenda, reka ngusigire uyu murimo. Amubwira ijambo ryiza, aramubwira ngo ubu turi mu bihe bikomeye, ibihe by'ubuhenebere. Iri jambo ubuhenebere cyangwa se guhenebera, ku mukobwa bavuga ngo ni impenebere. Urabona kuno bagira amabere mu gituza akakura akagira. Iyo umukobwa amabere yanze kuza bamwita impenebere, donc amabere yanze yahezeyo. Iyo rero tuvuze ngo tugeze mu bihe by'ubuhenebere, nabigereranya n'uyu mukobwa wari igeze igihe cyo kwera, ageze igihe cyo kumera amabere ngo agire imisemburo ya kigore, amabere akanga kuzamuka. Niko n'uyu munsi, abuyu munsi mu isi yose njya mbona abakora inkuru za politike n'ibindi biha kusakuza ngo u Rwanda ngo rufite ngo ukuntu ruyobowe. No, isi yose iri mu buretwa bujya kumera kimwe, kubera ko turi mu bihe by'ubuhenebere, aho abantu bikunda. Kankoresha iryo jambo, yamubwiye ibintu 19 bikomeye, aramubwira ngo nibyo bizaranga icyitwa ubuhenebere, ngo abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, aho umuntu agera ku rwego avuga ati pa kuba nzamonetiza, reka nice sosiyete ya miliyoni 14. Ejo nabonaga indirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi 800 n'ibihumbi 50 birengaho. Ni ukuvuga ngo
ibi bihumbi 800 byose ni ibyumva ururimi, harimo abarundi, akabamo abanyarwanda nabo mu bihugu byo hanze ariko bumva ururimi uyu muhungu yaririmbyemo. Ni ukuvuga ngo uyu mwandu, iyi daimoni ku bantu badafite imbaraga batwaye intwaro z'Imana ngo bareflecting barwane nabyo, already byamaze kwinjira muri abo bantu, kandi ntimuzi ingano yabo byinjiyemo, kuko internet zesitaye mu mazu yanyu ntimuzi abazikoresha. Niyo mpamvu mubona abagore baziririmba, mukabona n'abana baziririmba, byamaze gucomeka ku bakuru n'abatoya. Avuga ijambo riko baravuga ngo turi mu bihe by'ubuhenebere. Guhenebera ni igihe umuntu ari mu mworera wa metero 20 akajya ashaka umuntu umuzamuramo, yavuga ijwi ntihagire uwumva iryo jwi ryo hejuru. Uyu munsi ushobora kuza ukicara ngo ati nyamara bene data ibi bintu byangiza societe, ako kubera ko turi mu bihe by'ubuhenebere, iryo jwi ryawe uri kuvuga ngo byangiza societe, umeze nk'umuntu uri mu mworera, abandi hejuru bari gucuranga imiziki, uri kubahamagara ubabwira ati mutabare mutabare, reka da, nta muntu wabumva. Niyo bita ibihe by'ubune. Abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, badakunda ababo. Iyo tuvuze ngo badakunda ababo, ni igihe umuntu asarura nk'izi ndirimbo z'ibisheke akazisaramo ibifaranga, utubari twose twirwa tubamagara ngo ngwino, ariko turi kumamagara ngo bazaducurangire mu mbaraga z'abana batujuje imyaka n'abandi bagabo bari gusenya ingo n'abagore bari gusenya ingo zabo, baza kwinjoyinga ubwo busambanyi. Nicyo bita ibihe by'ubuhenebere. Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko impanda y'umwana w'intama w'Imana. Impamvu bitegeranyije amatsiko ni iyi: amavi yose yo mu isi ategereje gupfukamira umwana w'intama w'Imana, nuko ari we wenyine ufite uburengezi muri we, nuko ari we wenyine ufite ubutabazi muri we, nuko ari we mwami w'amahoro. Iyo tuvuze ngo ibyaremwe byose bitegeranyije amatsiko, abantu benshi ntabwo bumva icyo ari cyo. Iyi si uyu munsi yamaze kugwa muri kawo. Iyo mvuze kawo navuga ngo ni nka kera tukiri abana, hari imikino twayaga dukina yitwaga ikigembe. Ikigembe ni ukuba mwari mufite umupira wa karere mugatera, ukabona mugenzi wawe kugira ngo aze gutera umupira wa karere akaza gushaka ino tibiya iri gufwa ryo hejuru, akaza ajya kuvuna. Donc babyita sinabyaye. Ikigembe cyangwa se sinabyaye. Isi uyu munsi ikintu iri gukina ikigembe, iri mu mukino w'ikigembe. Abantu bose bari kujya kurimbuka, kandi bari kubibona ko bari kujya kurimbuka. Ibyaremwe byose biri kujya kurimbuka, kugera ku rwego ihame cyangwa se umupaka w'iby'Imana yaremye byamaze kurenga. Namwe mujya mubibona. Nagiye ahantu mu minsi yashize, reka nere kuhavuga, sanga Mana nanze tuno tubwa tw'umweru dufite ibyoya bimeze nk'indodo, utu tubwa nasanze turi gusambana n'umwana w'umukobwa ngo w'umukire. Ndavuga ko Mana ubibyaremwe byose bigeze ku rwego byamaze kuba modifiye, byahinduwe. Yaba abantu barahinduwe, ubona abantu baraparanganye mu mitwe yabo no mu bitekerezo byabo. Nk'uyu Gitafu nge nagiye nkurikira interview ze kuko ngo numve baramubaza batari ko bimeze bitatu, ubwonko bwanjye bwarahengamye, murambaza iki? None se ubundi muri kubamagara ngo bajye kumufunga umuntu warangije kubabwira ko ubwonko bwe bwahengamye, murajya ngo mubihengamurishe? Ubundi kera iyo umuntu yavuga ati ubwonko bwanjye bwarahengamye cyangwa se agakora ibigaragaza ko ubwonko bwe bwahengamye, hari ukuntu societe yamubungabungaga kugira ngo atangiza byinshi. None uyu munsi iziba zita imbuga nkoranyambaga, sibyo? Muri quartier umuntu abaga afite yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, twaramufataga kugira ngo ataza kwangiza abandi, ataza kugira abatema, ataza kugira abakubita, ataza kugira abahohotera, bakamuboha bakamujyana kwa muganga bakamuvura. None warahaza akabaga ati ngiye yarega naraparanganye, mu mutwe wanjye byarahengamye, niko bayivugira. Nandi kuvuga ukuntu ibyaremwe byose bifite amatsiko yo kuzareba umwami. Nsanga iyo mbwa iri gusambana n'umwana w'umukobwa w'icyamamare muri izi social media, bakuturanije umuntu w'umukobwa mwiza, baza hano iyo bari hano kuri kamera bisetswa, bari kuri za channel zanyu zimwe za danje, wati mbega umukobwa w'ikimero, mbega umukobwa mwiza. Sanga yari kohoranye
ngo yambwiye ngo nze kuza gufotora ngo mufatire amafoto byandi bashyiraho ya Snapchat yanyishyuye nsanga yari kororanye nako kabwa mbayo mfite umujinya sinigeze nanamufoto naritahiye kubera umujinya ndavuga ati Imana yo mu ijuru izaguha agakiza hari ukuntu ugira reaction ukumva ufite umujinya ariko nanone ukaba nta kindi kintu wahindura ibyaremwe byose ubu ibimera byamaze kurenga donc Imana yabiremeye murabizi tujya dukunda gusakuza hano Imana yari yashyizeho umupaka wo kororoka ishyiraho gukora imibonano mpuzabitsina ubu barayihinduye bayimuriye mu kibuno donc isi yose ifite amatsiko yo kubohorwa iyi ngoyi nayo itazi uburyo yisanzemo inkoko zifite amatsiko yo kubohorwa ingurube zifite amatsiko yo kubohorwa inka nuko ibiti bimera rero isi ikeneye muri telefone cyangwa se izindi za device zigira ikitwa storage hari igihe wipakingamo ibintu ukayipakingamo ibintu yageraho ikajya yanga ikibana ikanga gukora niba ari Gmail ikavuga ati nuzuye windenza nge mba mbona isi nayo yaramaze kuba full kubera imyandi iyi stokinzemo birasaba restore kandi nta kindi kizakora restore ni ngoma y'umwami Yesu ingoma y'umwami Yesu umwami Yesu niwe uzaza akarestoringa ibi byose uricara ukareba hirya no hino muri furizi zigiye zitandukanye maze iminsi ndi gukurikira intambara ya Irani na Israel hari igihe ureba nandi kubabwira ukuntu aba ba GTAF n'abandi bantu baba bafite imbaraga zibakoresha atari bo bazihashamitseho ndi kureba ukuntu ibi bihugu bifite imbaraga z'ubundi bucakura z'ubundi bwenge donc z'intwaro bakora ukabona ko izi ntwaro batazigishijwe n'ubwenge bwabo gusa hari ubundi bwenge buhisha inyuma umwana w'umuntu atari afite ubushobozi hakaba hari izindi mbaraga ziri connected ziza kubigisha ibi bisasu ukuntu babirasa ukuntu babitwara ukuntu bakora donc abantu bakisanga bari ahantu nabo badafite ubushobozi bwo kwihindura bakisanga bari muri caves donc bakavalinze bafungiranywe narebye Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndeba na Irani ndeba n'ukuntu isi yose iri kwinjira mu ntambara ko abantu bahisemo kubaho mu buzima butubaha Imana ubu byagenze gute byaje gute kugira ngo abantu bisange nabo hari ibyo bakora batubaha Imana rero abantu baba Kristo mwakandika ku makomanteri ngo bace ibi biririmbo by'ibishegu isi yose iri muri kaosi n'ibi bishegu n'ibindi byose byinshi bigiye bitandukanye isi iragowe irarushye itegereje umucunguzi itegereje umukiza ari we Mesiya itegereje umwami Yesu wazayibohora mwebwe nimubona ko kurira no gutaka kw'ibyaremwe bitegereje umwami Yesu nimubona ko nta gisigaye ari ukuntu kera tukiri abana batoya iyo umuntu avuze ngo tukiri abana batoya nuko hari imyaka imaze gukura ubu utangiye kugera buri umuntu yatangiye kuva mu rubyiruko aba yatangiye kugenda hari ibintu byinshi abona bitandukanye n'ibyo yabonaga akiri umujene agishyushye agikaze kandi Yesu azagaruka noneho babivuga kuko tutabishyikira cyangwa se n'ibyo bavuga impamvu azagaruka ukabona ntabwo uri kubibona neza ariko uyu munsi biratwikuruwe urabibona ukabona ko nta kindi gisigaye Bibiliya niyo ivuga mu gihe cya Nowa ikavuga ngo Nowa yubatse inkuge akajya abwira abantu akavuga ati nyamara imvura izagwa bati Nowa ariko Nowa ni igicucu Nowa ni ikigoryi amafaranga ye wese urayamariye mu nkuge ari kwirwa nkabaza akagira abantu bakaza bakamufasha bakabaza njyaga bati yewe Nowa warayobye ikimaragwa katwigendere baba muri icyo kinyotera cyo kuvuga ngo imvura irabatungura abantu rero bitegure ko imperuka igiye kubatungura n'aba ba GTAF banyu mwakanga mwavuga ati isi iraryoshye ni ahantu iryoheye uri kumva aho umwana asigaye asambana na se ni ahantu iryoheye aho umwana asigaye asambana na nyina
ni ahantu isi iryoheye, uri kumva, aho abantu benshi buzuye amarira n'agahinda, buzuye imibabaro igiye itandukanye. Ntabwo isi iryoshye ngo ntiwarababurira baranga. N'uyu munsi rero upfa gukora ikiganiro, Robert Paul hoshi ibyo bimurimo ni ishyari, uri umutindi. Narababwiye ko nari umutindi, nuko ntabwo ndi umukene pe. Inzara irakwishe, uri akanyeshyari, reka. Ahubwo ni ibyo mpamvu nababwira nti mube maso, mwiboneze, muve mu kayubi n'agahuge, muve mu buhenebere. Mwese muhanga amaso umusaraba n'uwawubambweho, ni wonyine hari ubukiriro. Na isi yacu nta mahoro. Njya nganira umuntu arava inaha ngo arirutse ngo agiye ngo muri Amerika ngo niho yagera depression ikenda kumuca agahanga n'umutwe, uri kumva. Harajya i Burayi bararira induru ni yose, abari na muri Afurika bararira induru ni isi yose, nta mahoro ayirimo. Kandi namwe iyi ni realite, murabibona ko isi nta mahoro ayirimo. Umuntu wenyine ufite amahoro atari nk'ay'abisi Yesu wenyine. Donald Trump araza akababwira ati ninjye mwami w'amahoro, ninjye perezida w'amahoro. Ayahe cyuka mu gitondo akajya gufata Maduro akaba aratwaye, akabyuka mu gitondo akaba arashe bakamena akaba ararashe. Ni umwami w'amahoro hehe? Ni umwami w'amahoro hehe? Isi yose ikeneye amahoro, yandi atari nk'ay'abisi. Ngo wese avuze ngo mbasigiye amahoro yanjye. Impamvu aya mahoro muyakeneye, nanjye nk'abanyakeneye, n'udukurikira akaba yakeneye, nuko aya mahoro y'umuntu ayafite no mu gihe cy'intambara, no mu gihe cy'amakuba, no mu gihe igihe cyose yaba arimo yabicyigishimo n'icy'umunezero, iyo afite aya mahoro aba yuzuye. Umugisha utanga mwami wanjye niwongeraho mubabaro we. Sibyo muririmbyi waririmbye indirimbo Imana imumugisha avuga ngo uryamye mu mahoro niyorosha imbabazi, urukundo rwe rurangwase. Isi yose ikeneye amahoro, nta kindi rero. Ibise biri gutugwa, mugeni ari kubise, itorero riri kubise, kandi ibise uko bibara bizamuka, ngende kubona bigeze nko ku 8 cyangwa ku 9. Kandi akenshi iyo umubyeyi ageze ku 8 ku 9 umwana aravuka tu. Isi rero n'itorero biri kubise. Imana ibamugisha. Ncoje ikiganiro cyane, kamararike gukurikira ibindi biganiro, kamabwire ngo nawe ubutaha. Shalom, mwakoze kubana natwe. Imana ibamugisha.